Bakunze ba Carlos TV, ni ngiye wa mucuranzi ugarutse. Amazina yanjye nitwa Twizerimana David. Nkuko nabwiye ko ndi umucuranzi, wabigize umwuga, ni ibintu Imana yampaye. Nanjye nababwiye ko ndi umucuranzi. Nanjye navutse mu muryango wanjye nta muntu ugeze ucuranga, ariko nanjye iyo ndeba uburyo ncuranga birantungura basema ni ibintu byavuye. Ariko iyo nekereje mbona ari ibintu Imana yampaye, kuko nta muntu ujya apfa kubikora wese atari Imana. Rero ubushije twacuranze, nari nababwiye ko nabacurangiye injyana, ubu nabazana indi njyana iryoshye kandi ishimishije. Nkuko mwabyumvishije, nagira ngo munege amatwi. N'ubu ngubu ngiye kubacurangira injyana iryoshye noneho ishimishije, kandi n'ukuri irabakura mu bundi buryo ibajyana mu bundi. Kandi mu mbabare rwose dufatanye, iyi njyana iraryoshye nta kibazo, kandi mugubwe neza, mufashe tubashe guhimbaza Imana. Murakoze. Ngaho nimureke dufatanyije ku byiza nabateguriye.
Murakoze bakunzi ba Karos TV, turabashimiye ko kubw'umuziki, uyu muziki rwose tumaze gucuranga ubashe kumva neza kandi ubashe kubaha ibyiringiro, ubashe kubageza ku byiza mushaka kugeraho. Ni ukuri ibyo mukeneye mu buzima bwanyu bibashe gukemurwa kandi Imana ibashe kubakorera ku byiza mushaka. Ni ukuri turabashimiye kubwo mubashe kudukurikirana kandi mubashe kubana natwe. Ni ukuri mubashe gukanda kuri subscribe, mubashe kumva umuziki. Ndumva hari aho tugeze ari naho dukura. Rero ndabashimye, ni ngewe wari wabwiye ndi umucuranzi. Tuzongera ubutaha kandi mubashe kugubwa neza. Imana ibahe umugisha. Murakoze.